muvuga ko mubana biba byagize mwiriwe umeze mutese bati nibya bindi navugaga cyo mu mudugudu w'iwacu tuba dusa tudasa iyo mwe bari muze n'undi ari buriya twebwe twakora tuba turi gutekereza ibibazo by'umudugudu niyo mpamvu biba twaje hano ugasanga turajijinganyije gutsimba barishahisha bitafite agaciro bandese ariko iki cyane ukuntu kijya kigira wallahi wakbar muvandimwe yarahuze nagasa aje imeze utese ari wotwe bagahega mwa acha binanga ibyo bya mbese mutese hano natwe turahuretse akazi kenshi tuba twagize ubundi se ndabona mu nama gitifu ariko naraza Kamera cyane. Gitifu ni usigaye kuza tuyobora inama. Arabandi baturage ariko nta kibazo muri umudugudu wenyine. N'abose bari habura bategerereje hano. Gitifu nazo aratabaza mu nama. Gitifu nazo aratabaza. Muceceka twumvikane dutangira inama ndabona amasaha yatujyanye twagiriwe umugisha rero ndabona gitifu wacu hageze mbere yuko dutangira inama yahaguruka akadusuhuza mu byubahiro byanyu banyakubahwa mwahaguruka mukadusuhuza murakoze murakoze nk'uko sekretari wanjye bivuze hari ibibazo nyine biba byabayeho kugira ngo umuntu atinde ariko mwihangane ndiba ndakeka namwe mwategereze cyane ariko mwihangane ngubu naje ndakeka ndabona mwese mwanahagereye igihe usibye ngewe muri ngewe nabatengusha ariko naje ikiganiro nashaka ko tuganiraho ndibaza sekretari wanjye yabanza akabacishiriza ku mayange amanje nkaza kurambura murakoze murakoze nanone mumfashe dukomere amashyi gitifu wacu ndabona tumeze nkaho riga tugari mu mashyi nahonye na muvugo datayemera mwakoze rero kwitabira inama turagushimiye Mbate nawe Rike Claude nawe wakoze kuza Diane nawe wakoze muri make ikintu kiduteranirije ahangaha ni ukugira ngo dufate umwanzuro ku bibazo bimaze iminsi bitwugarije ndabyibuka ko ubushize twari twabijyanye mu mudugudu ntibibashe gukemuka kubera ubwumvikane bukeya hagati y'ababifitanye niyo mpamvu rero muri urwo rwego twiyambaje gitifu kugira ngo abe yagira icyadufasha tutizimbye mu magambo ntekereza ko wenda ari uko byabaye ngombwa ko nanjye mba mpagaze ahangaha ariko muri ibyo bibazo nanjye nkaba naritsamuwemo ariko ntekereza ko nta kinanira abantu kandi buriya iyo ibintu bigiye hanze abantu bakabasha kubyumva babasha kumenya nuko babikemura cyane ko bavuga buriya ngo urwaye n'indwara arayirata mbere yuko rero gitifu aza kutugira inama turabanza tumuganirize ku kibazo dufite nyamukuru cya Diane n'umutware we hanyuma ibindi biraza bikurikira murakoze
murakoze hano gitifu nk'uko wabivuze ngo ikibazo cyabaye ikibazo no mu mudugudu byaragoranye. Njyewe ikibazo mfite ni umugabo wanjye uko mundeba uku nguku kurya mu rugo iwanjye nsigaye ndya rimwe ku munsi, abana banjye ntibiga, mbese ibintu ni ibibazo iwanjye. Ikibazo kikaba giterwa n'umugabo wanjye ari we Manuel. Uyu mugabo tubana yewe amafaranga yose akoreye simenya aho agiye, ayo nakoreye ndayazana nayarambika ku meza akayatwara, ayo kuri konti yarazidura. Yemwe ni ibibazo mbese sinabona uko mbabwira, kuko ninde warwanye mu mudugudu? Ni njye nawe tuba twarwanye. Ni bande baraye hanze n'abana? Ni njyewe. Ni bande babwiriwe? Ni twebwe. Mbese urugo rwacu ni muri wajya ni muri mutera hejuru, duhora ducyamirana, imitungo yose yayimariye mu ndaya. Muri uyu mudugudu ubu uko tureba tugira ikibazo cy'indaya nyinshi zirimo, harimo indaya nyinshi pe. Rero umugabo wanjye akazikunda kuba akaba umukiriya wazo, akaziyoboka pe. Amafaranga yose rero yashiriye aho ngaho, ku buryo nifuza ko iki kibazo mugikurikirana, byaba bidakemutse rwose uyu mugabo tugatandukana, mukaduhereza agatanya, ariko abana banjye bakabona ubutabera, bagakomeza kwiga, bagakomeza kubaho mu buzima bwa buri munsi bameze neza. Nicyo kibazo cyanjye, murakoze. Ariko ingo zaragoye, amazarisha byinshi. Uriya muryango w'abana tukamubona agenda yambaye neza, kumbe ajya mu ndaya. Nababona nanjye impamvu baza kwirirwa bamwirukanka inyuma, abaha amafaranga. Dore umugore rero ukuntu asigaye ngaho none abana nturababona ukuntu birirwa bazira baraje bajye mu muhanda. naho banibuka pe no muntu no kumurenganura ntabwo byumvikana. Oya, ntabwo byumvikana. Reba murenganurire. Ntabwo byumvikana. Muceceke twumvikane, muceceke gitifu agira icyo atubwira. Ariko ntekereza ko mbere y'ibyo twaha umwanya umugabo wa Diane nawe akaba yagira icyo atubwira ku byo madamu we atugejejeho. Murakoze cyane. Ikintu nabanza kubabwira, mbanje kubashimira kuba twese turi hamwe mu nama, turi hano nanjye bakaba bandeze ngo njya mu ndaya. Mu by'ukuri umugore wanjye arabeshya, Ntago mbeshye icyo mvuga nibyo. madamu cisha gakeya. Muceceke twumvikane. Guhaguruka urumva Havuga umwe, havuga wahawe ikibazo cy'urutirigongo kandi gitewe n'uno mugore. Ubwo rero kwicara ndumva ntago nambasuzuguye banyakubaho, nta kibazo. Okay. Ikibazo rero n'umugore yanshinje cyangwa ibyo ari kunshinza ngo imitungo ndayitwara, imitungo ndayitwara, amafaranga kuri kote ndavidura. Rwose ibyo bintu ari kuvuga ntago bibaho pe, nta nubwo njya mbikora. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu umuntu ahiga amafaranga gitifu, hari ibintu bijya biza gutya, umuntu agahiga amafaranga bikanga akayabura, umuntu umugo yataha ngo amafaranga yaseze. Yego yenda udufaranga ejo bundi aherutse kubura, natwe nadutwawe bitewe n'uno mugabo. Uyu mugabo yandangiye inda yaramubiriye gwariya. Urabona abangana baguteza ibibazo. Muceceke twumvikane, muceceke twumve yaranyoheje rukumva. Hari igikobwa cyiza cyane bahita mu migina, ariko murabyumva mwabagabo. Neke mbabwiye ukuntu byagiye, ntago nanjye ari njyewe narashutswe. Arangije umwana wowe. Madame reka tugende. Muceceke havuga umwe. Ukumva ngenda guna nabishaka madamu kumuca inyuma pe. Yarampatirije iragenda igera. Narayibujije itigenda. Rero dore ukuntu byagenze. Uyu mujama yarambwiye ati rero wowe ngwino ngiye kukwereka akaboro, turahageza ngurira icupa ndari sinanywaga inzoga, madamu arabizi. Mageze rya cupa ndarinywa riranyoshya, uri kumva. Arangije arambwira ngo kurya indyo imwe ngitera inzoka. Ngo ni gute ngurya ngindyo imwe. Ubwo birangira gutyo, bigenze gutyo, birangira nyine yatwa dufaranga nutwaye madamu, birangira nujyanye, ariko nyina bayazana n'uyu mugabo. Nanjye nako nabishakaga muyobozi, ariko ndakeka ko ngo icyo kibazo ngiye kugikosora, natazongera kugikora. Ariko ufite icyaha ngo wakinkoresheje, nge nta cyaha mfite. Ni yaramatirije birangira nanjye ngize. Ariko nanjye narayibujije, navuze ati madamu iyi boro nigenda birangira rero bigize, urumva byabaye ikibazo. Muceceke nta muciye mu byavuga uyu mugabo. Urambabariraho gato. Uyu mugabo hashize
nk'ibyumweru 2 menye ko ari we mugabo w'uyu mugore. ntabwo wari ubizi. Ntabyo nari nzi. Ariko muri make uyu mugabo nanjye ko dufitanye umubano udasanzwe. nawe uri mu bansahuriye urugo. Uyu mugabo mubona nanjye kiravuga biki yanteye inda. sha abaturage reka mbabwire Ambesha ko ari umusore bivuze ngo ibyo akora nubwo yigara muri ya ngo niwe umushuka ni ibintu nuko ngiye n'abanshaka ibintu bya ni nk'ikimwubatsemo kuko ngiye yabanje kumbeshya menye ko yubatse ejo bundi aranyinjirira kandi rwose ntacyo ntakoraga ibyo byose nanjye ajya kuva mu rugo kuko yazaga muri weekend avuga ko aba yavuye mu kazi ntekereza ko uyu mugore yabumuhamya ko ari weekend nyinshi atararaga mu rugo nari mfite akazi mu ntara Rusizi akaza ubwo icyo gihe nanjye yagendaga nsahuye ubwo aheruka yagiye antwaye ibikoresho byose byo mu nzu mutabona mba ntavuze ngo mugire ngo yabijyanye ko nabyazanye iwanjye ubwo afite indi ndaya madamu arambeshye se no baduteranya ntabwo ndi madamu bari kuduteranya umubano wacu n'abayobozi kuguteranya wa mushenzi bamfungira reka nkubwize ukuri urabona ko umuntu atari bwica umuntu koko giti ibi bintu ugomba ubikemure ni ukuvuga ngo njyewe nzajya nkubitwa n'abagore giti reka nkwereke iri ni ihohoterwa gitifu kubura ubuyobozi